Cluster bomb. Iki ni igisasu kiri guhabura benshi mu burasirazuba bwo hagati. None cyagera kwa bwana Benjamin Netanyahu muri Isirayeli kigahonda nta kubabarira kigasiga cyangije byinshi. Bikaba ubwaya ndirimbo ngo kubita utababarira. Ine bombe yasunze abanya-Isirayeli ku buryo hanga batajya kwitabaza umuryango mpuzamahanga UN ngo ntabwo ibombe n'ubundi yemeye mu ntambara. Kandi gitangaje barasagaza barayikoresheje igihe kirekire. Bivuze ngo uko barashe Palestina bangiza Gaza bayirimbura niko kano kanya nabo barimo kugirwa na Iran irimo irabarasa nta mbabazi ihonda yihanukiriye. Iyi bombe ya cluster bomb iri mu nziza isi yose yatunze mu mirwanire gisirikare kandi kaba icyago ku mwanzi kuko igiye kumukubita imuhonda idakanzwe n'ubwirinzi bw'ikirere ubwarebwo bwose. Aho ebere gitangaza n'ubuhanga buhanitse ikoranye bayirasa ari bwe mu kirere usigiye kugera hasi ngo yegere umwanzi igiye kurasa igabanyukamo ibindi bice bya Misiri byinshi cyane kandi byangiza ku kigero cyo hejuru. Iki gisasu kizwi ku izina rya cluster bomb ubundi andi mazina yacyo kizwi nka Dual Purpose Improved Conventional Munition cyangwa DPICM mu mpine. Ubusanzwe kiraswa hakoreshejwe imbunda nini cyane zizwi nka M777 Howitzer cyangwa Paladin Self-Propelled Artillery. Izi zose zikaba imbunda nini za gisirikare. Kino gisasu yo kirashwe fuse yacyo ihita ikora. Nimvuga fuse umve ko ari igice gitangiza igisasu. Ndetse iyo gikoze gishyira mu bikorwa icyo bitangwa ni explosion plate. Iyi ngiyi ibaye icyare igisasu kimwe kinini cyoherejwe kiruka ubundi busasu buto bwinshi icyarimwe bugana aho umwanzi ari. Ndetse buno busasu cyangwa buno bugrenade bwitwa M42. Icyo gihe hagati habaye kitwa ngo ni cluster munition. Ino irifungura igasora uduce dutoya bita ribbon dufasha gutuma grenade yitegura guturika neza bya nyabyo. Kuva aho sasa iba ihindutse intwaro yica cyane kuko ahangaha uburemere bwawe n'imbaraga zayo bituma iturika iyo yikubise ku butaka ikibugeraho. Ibi byose ahangaha tugiye kubisobanura intambwe ku ntambwe twitonze akantu ku kandi. Twabyina giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda mbahaye ikaze kuri channel yanyu ariyo channel yanjye Imana ibandebere cyoroshye. Cluster bomb. Reka tujye turebe ibice biyigize n'imikorere yayo duhereye kamwe ku kandi. Uhereye inyuma hari icyo bita baseband assembly. Iki ni igice gifasha kongera intera igisasu kigenda. Ndetse hejuru yacyo hagashyirwaho propellant. Iyi ifasha kugera ku ntera igera kuri kilometero 29 n'ibice 4 cyangwa mayiro 18 n'ibice 3. Iri ni ryo shingiro rya mbere rituma cluster bomb iba akaga. Ikindi kirenzeho no gushaka kuba yatwara udusasu dutoya twa grenade tugera kuri 88 tuzwi nka M42 cyangwa M46. Ibi ngibi ubyumve nka hari imbaraga nyinshi cyane zipakiye mu gisasu kimwe rukumbi. Ubu ndabizi kano kanya nkurikira ibibazo uti ni gute grenade zingana gutya 88 zapakirwa mu gisasu kimwe icyarimwe. Ndetse ahangaha ngusubije vuba byihuse nuko zino grenade ukuntu ziba zikoze ari uburyo bw'umwihariko bwihariye. Iyo uzihinduye inyuma usanga harimo ubusa ndetse nahagenewe gushyirwamo shape charge. Ibi bituma zishobora gutera ngo wazigeretsweho mu buryo buboneye. Hejuru y'izo grenade hari push plate ifatanye n'akantu bita explosion charge cap. Kano gafasha gusunika grenade zigasohoka. Ndetse hejuru cyane hari fuse akani agace kagena uburyo igisasu kizaturikamo. Muri rusange usanga kino gisasu gifite uburebure bwa milimetero 937 kikanagira umubyimba wa milimetero 155. Buno ni ubusanzwe bukoreshwa na NATO cyangwa OTAN kandi kigapima ibiro 46.5. Iki gisasu gisaba imbunda ikirasa. Izo ni nka M777 Howitzer cyangwa Paladin. Paladin ni imbunda bwayo yigendesha icyo bita self propelled kandi ishobora kuba yarasa muri kilometero zigera kuri 24 mu busanzwe cyangwa 30 iyo ifashishijwe rocket assisted projectiles. Ishobora kuba yarasa ibisasu 4 mu munota umwe. Kandi wibuke ahangaha buri gisasu kimwe irasa kiba kirivemo ubundi busasu buto bwinshi cyarimwe buri buturitse aho umwanzi aherereye. Ubu nabwo bwitwa submunitions. Ariko hano turibanda kuri imbunda nini bita M777 Howitzer. Ni imbunda yubatswe mu mwaka w'1970 bakunze kwita umwami w'intambara. Iyi mbunda M777 Howitzer igizwe n'ibice by'ingenzi bikurikira. Harimo umuyoboro mu ndimi z'amahanga uzwi nka barrel system igabanya imbaraga mu cyongereza wakwita recoil system. Ndetse hakanaza aho ihagarara platform ikaba inafite agace bita breech ring aho isasu rinyuzwa, tray yo gushyiraho amasasu, hando yo kurasa, ikanagira umugozi wo kuyikurura ndetse n'amaguru ariyo yitwa trail system ariyo ayifasha kutanyeganyega. Mu kujya kurasa igisasu bikorwa mu ntambwe zoroshye. Icyambere ahangaha babanza kugenzura fuse maze bagashyira igisasu kuri tray ubundi bakagisunika bakoresheje igikoresho cyabugenewe maze bagashyiramo propellant bagafunga breech. Hanyuma hano umusirikare agakurura umugozi utangiza igisasu. Icyo gisasu kiragenda kikagera ku ntera igera muri kilometero 24 cyangwa kilometero 30
bitewe n'ubwoko bwacyo. Iyo kimaze kuraswa hakurikiraho izindi ntambwe. Icyo gihe ubundi fuse irakora maze ikitwa explosion charge igasunika push plate, ubundi igipfukisho kigaturika kigasohora grenade. Noneho za grenade zigafungura uturiboni dufasha kugwa neza. Imbaraga zizunguruka zituma firing pin yitegura gukora, maze grenade igahinduka intwaro yiteguye guturika biteye ubwoba. Iyo iyi grenade igeze ku butaka, uburemere bwayo twakwita inertial weight butuma firing pin ikubita detonator M55 igaturika. Igiturika iyo ribayeho, icyo gihe harekurwa imbaraga zikomeye cyane. Shape charge yonyine ishobora gutobora ibyuma bikomeye cyane byitwa ama cyangwa amadi bigera kuri santimetero hafi 7 cyangwa abarama inches, akaba ari inches 2.75. Ibi bituma ishobora kuba yasenya tanka n'imodoka z'intambara. Ikindi grenade iyo ituritse icikamo uduce twinshi cyane tuzwi nka fragments twakwangiza abantu n'ibindi byose biraho hafi. Ibi bituma igira ingaruka zihambaye cyane ku bantu, arizo bita anti-personnel effect. Naho ahangaha urebye kujyanye n'inyungu cyangwa kubyara umusaruro, ibi bisasu bigenewe gutwika ahantu hanini icyarimwe, bigatuma ari ingirakamaro mu kurwanya ingabo nyinshi no guhashya umwanzi umukubitira hamwe icyarimwe wese umuvana mu nzira vuba vuba byihuse. Ko byangiza byihuse kandi birimbura vuba vuba nta gutinzamo. Gusa mu kubikoresha harimo n'ibindi bibazo bikomeye. Ntibihitamo neza aho bigwa, icyo bita indiscriminate. Bishobora kuba byagwa mu baturage, hakaba n'igihe usanga mu kubirasa hari ibyasigaye bitakoreshejwe, icyo bita unexploded ordnance, bigasigara aho ngaho bitaturitse ku buryo mu myaka myinshi iri imbere byazaturika nyuma y'intambara imaze kuba yarangira. Ugasanga bitanya abaturage ko byasigaye bitaraturitse kandi byaraguye ku butaka aho intambara yabereye. Ikindi kandi bishobora kuba byakwangiza ibikorwa remezo cyangwa no kugirira nabi ingabo zabikoze. Muri make ni intwari ifite ingaruka zikomeye cyane ku bantu n'ibidukikije. Ariyo mpamvu uyu munsi ikoreshwa ryayo rikomeje guteza imvururu n'impaka ku rwego mpuzamahanga. Ndetse uyu munsi muri Isirayeli barimo kurira ayo kwereka ko yako ingaruka za cluster bomb kuri bo nta gahanga ha Iron Dome irimo kuba yakoraho kano kanya zirimo kwica muri humye. Nubwo hari amasezerano y'umuryango w'abibumbye UN abuza kuba kano kanya bakora zino ntwaro cyangwa bazikwirakwiza ku isi hose, ariko ahanga Iran yabirenzeho ndetse yakomeje ko yazishyira rwose imbere mu kuzikoresha yataka Isirayeli nk'umwanzi umwe rukumbi bahanganye mu ntambara ufashwa na Amerika. Israel imaze iminsi itanze ikirego ko Iran ikoresha zino ntwaro za cluster bomb, mu gihe ibihugu byombi n'ubundi nta wasinye kuri aya masezerano abuza ikoreshwa ryazo, kandi ni hahandi Benjamin Netanyahu ubwe yarazikoresheje arasagaza muri Palestina. Mu bibazo bikomeye cyane uyu munsi isi yose bihangayikishije bituma iyi ntwaro ifatwa nk'icyago iyi bita cluster bomb, nuko idahitamo ahigwa, igwa aho ibonye hose kandi akanya kose yahitana abasivile b'inzirakarengane, kuko yo ibisasu byayo irekura biracuncumuka nk'imvura igwa ku bantu. Gusa hangana none nubwo Benjamin Netanyahu yatakamba bengana iki, baracyamushinja ko nawe ingabo ze z'igihugu cya Israel zakoresheje izi ntwaro za cluster bombs barasa muri Gaza Strip muri Palestina. Ikindi kirenze hanga hagati ya Iran na Israeli, bagumye umunsi ku munsi bashinjanya ibyaha ko bakoresha intwaro ziteje impungenge kandi zitemewe. Gusa ukuri gwerekana kanya ko cluster bombs ikora uyu munsi no mu minsi yahaza zigasigara ikora, kuko iyo ituritse iturikiye hose hari udusasu ihasiga duturika mu minsi yahazaza intambara yararangiye nyuma y'imyaka myinshi. Impamvu nyamukuru ituma uyu munsi ubwirinzi bw'ikirere bita air defense system butabasha gufata neza cluster bomb nuko zifite imikorere yazo itandukanye kandi yihariye. Mu gihe hamaze ko haraswa igisasu kimwe kinini kigeze mu kirere kigana ku ntego yacyo, kigera ahantu runaka kigahita kivamo ubundi busasu buto buto bwinshi cyane bita ngo ni sub munitions. Ibi bituma hanga system y'ubwirinzi bw'ikirere bita ngo ni air defense system icanganyikirwa, kuko yakabaye ihanga amaso igisasu kimwe cyonyine ngo igifate igikure mu nzira, birangira haje ibisasu byinshi bitandukanye ndetse bigwa ahantu hagiye hatandukanye hatatanye, ku buryo system ahanga z'ubwirinzi bw'ikirere zifite ubushobozi bwo gufata no guhagarika ibisasu binini nka misile cyangwa amadrone birangira bigoranye kuba zakurikira buri kantu kose kagiye gatandukana kandi kaje kwangiza no kurimbura aho system yakabaye irinda. Ikindi kirenzeho zino sub munitions zino busasu butoya buba bwose bwatatanye bwose burekuwe, usanga bukoranye ubuhanga ku buryo butagaragara kuri radari, ndetse igihambaye cyabwo nuko bugira umuvuduko mwinshi cyane uri hejuru ku buryo radari kubufatisha bigorana. Ariyo mpamvu kurimbura kwabwo no kurimbuka biba bigoranye. Ariyo mpamvu akenshi bikunda guca muri humye system y'ubwirinzi bw'ikirere. Muri rusange nubwo zino ntwaro zatanga inyungu ihambaye mu rwego rwa gisirikare mu gihe ugira ngo honde umwanzi accordingly umuhamye, ariko ni hahandi ingaruka zazo zirahambaye cyane. Ariyo mpamvu uyu munsi amahanga zamaganira kure ndetse n'umuryango mpuzamahanga UN ubwayo bikomeje kwamagana ko rwose zahagarikwa burundu ntizikoreshwa n'ariho hose kuri iyi si. Twumvaga amakuru ku ntwaro ya cluster bomb bikomeje kuriza amarira abanya-Isirayeli. Turagushimiye ko twabanye muri kino kiganiro cyose kuva gitangiye kugeza kirangiye. Wakoze gutega amatwi, ugize inyunganizi watwandikira kuri comment hasi. Yumvaga ahangaha
Nitwa Juna Giti w'Imana cy'imizi mirefu y'u Rwanda. Reka Imana ibandebera icyoroshye. Bye bye.